nitwa Henry Karen Sabyumukiza nk'abanyobora G5 Skyway Growth, kompanyi mu Rwanda ikora ikanatunganya ikawa, tukaba dutunganya instant coffee. Ibyo nkora bisaba ubushobozi bwinshi, ariko sinigeze ntangira n'ubwo bushobozi. Natangiye mfite ubushobozi bukeya, ngenda gake nyine ayo mbonye, ayo nungutse nongera nyakoresha gutyo. Abafatanyabikorwa twagize twavuga urugero BDF yadufashije mu kudevelopinga umushinga neza, ndetse no kugura imashini zimwe mu zo twari dukeneye. Twanyuze mu mishinga y'urubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi, rwongera value ku bihingwa byo mu Rwanda. Umushinga wacu wabaye umwe mu yafashwe mu ya mbere, hanyuma bijyanye n'uko wari promising. Nta muntu twari tuziranye muri BDF. Natanze submission nk'uko n'abandi bazitanga, nyuma I received a call bambaza ni wowe uyobora G5 Skyway Growth. G5 Skyway Growth ni ibiki, ibintu nk'ibyo. Nyuma baransura, uko badusuraga nyine niko twagendaga tubereka wenda ibikenewe, kugeza ubwo nyine twageze kuri final step. Niho twagiranye contract nyine badufasha kugura ibyo bikoresho byari bikenewe.